Niba amaso y'umuntu ureba neza adafite ikibazo, ashobora kureba ikintu kiri mu birometero 5. Ntibyumvikana uburyo abantu baba barabashije kureba mu isanzure bakamenya ko hari imibumbe nka Mars, Jupiter, Neptune n'iyindi. Gusa bihita bisobanuka neza iyo umenye icyitwa telescope. Reka mbahe ikaze kuri Oknobis, njye ubasuhuza nitwa Kagame Abdul Karim. Kimwe mu bikoresho byakoreshejwe kuva kera kugeza n'ubu kandi kikaba kikivugururwa ni telescope. Hakoreshejwe imboni zikozwe mu birahure cyangwa se ikizwi nka lensi na za miruwari cyangwa se indorerwamo. Telescope yaba monocular cyangwa binocular ibasha kureba neza ikintu kiri kure cyane bitewe n'urumuri ibasha gukusanya kuri cya kigera amaso yacu aba atakibasha kubona. Ubuholandi nicyo gihugu cyabaye cya mbere cyanditse amateka ku bijyanye no kureba kure hashoboka udakoresheje amaso gusa. Ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1608 nibwo isi yari yungutse ikindi gikoresho cy'ikoranabuhanga cyafashije abantu kureba kure. Kubona ibintu biri kure nk'ibikwegereye byatumye abantu bagira igitekerezo n'ubushake bwo kwimuka mu isi bakajya kuri Mars, umwe mu mibumbe yavumbuwe nyuma y'uko bagize telescope. Iki gikoresho cyazaniye abantu kureba kure ndetse batangira kwiga uko indi mibumbe ibaho bakoresheje za satellite. Telescope ibaha ubushobozi bwo kumenya ibiri mu isanzure, maze bakoresha satellite bakabasha kubona amakuru agendanye n'aho hantu bavumbuye. Muri make, telescope ni nk'umuyobozi ubageza ku makuru. Ibigo bishinzwe ibijyanye n'ubuvumbuzi bw'isanzure nka NASA bizwi ko ari byo bifite ubushobozi buhambaye bwo kureba mu isanzure. Gusa ntabwo ari byo byonyine, kuko nawe ubifitiye ubushobozi n'uburenganzira wabasha gutunga telescope. Nk'ibindi bikoresho byose, telescope nayo ifite amoko, gusa yombi akaba akubiye mu bwoko bubiri butandukanye bitewe n'aho ikoreshwa n'uburyo ikoreshwa cyangwa se uko ikozwemo. Telescope zoroshye mu mikoreshereze n'uko ziboneka ni izitwa binocular telescopes. Nk'ibisanzwe B cyangwa se bi ni ijambo risobanura kabiri, mu gihe iri jambo rikoreshejwe n'irindi jambo ribasha gutanga ubusobanuro bw'ikintu runaka. Urugero ni nk'iyo uhinnye inkokora haruguru gatoya, inyama ziri hejuru kuri uko kuboko n'iziri munsi bitewe n'ukuntu zitandukanye zihabwa izina. Izo hejuru zitwa biceps, mu gihe izo hasi zitwa triceps. Nuko ocular ijya akaba ari irindi jambo risobanura ijisho. Bigahita byumvikana ko hakoreshejwe amaso yombi uko ari abiri umuntu abasha kurebera muri telescope ebyiri icyarimwe, imwe kuri buri jisho. Ukoresheje amaboko yombi cyangwa se kumwe bitewe n'uko iyo binocular telescope ingana, ubasha kuyifatira ku maso yawe yombi maze ukareba ikintu kiri kure, hahandi utabasha kurebesha amaso gusa. Izi telescope zikunda kuboneka cyane mu basirikare no mu bakerarugendo. Ku rundi ruhande zirahendutse ugereranyije n'izitwa monocular telescope. Iyo hakenewe kureba itsinda ry'inyenyeri runaka, kureba neza ikintu kiri kure, kwitegereza neza imibumbe hakoreshejwe telescope, bakoresha monocular telescopes. Mu gihe monocular telescope ishinzwe ku butaka cyangwa ahantu harambuye neza, uyikoresha yegereza ijisho rimwe ku mboni yayo maze akabasha kureba kure bitewe n'aho yerekera. Telescope yaba monocular cyangwa se binocular hari ubwoko bubiri ishobora kubamo bitewe n'uko ifata ikintu runaka. Bitavuze ko ari bwo bwoko bwonyine buhari, kuko telescope ziri ku isi ziri mu moko 3 bitewe n'ukuntu zibasha